nuza fande abarumwe mu gihugu harimo n'abandi ni fande ariko abaturage twe tumwita perezida ku mbuga nkoranyambaga ngo yarebaga amashusho sinzi ibitaramo biheruka kubera ino yo byabereye hejuru yaho gikari oya hari ibyo ngibyo hari byabereye hejuru hariya ko igihugu kidaterwa inkingi imusozi hejuru ahangaha harimo abadijya abana bambaye karuvati hanyuma bamanuye karuvati mu ntoki ngicyabaye ngo sinzi ibintu ngo baspiningaga nimba ari guspininga ngo rirajabuka urimo urabyita nabi urabona hari ukuntu bambara akantu k'agapira kaje gafashe hano gutya sunda kazana ntera ako gapira ubwo aya manyagwa y'amabere nayo yabyibushye yaba ari mato mameretse gafite ukuntu gafataho hano kagafata imbere mu gatuza kagahisha n'akantu hano k'akamoko hano ibere ubundi riri muri worushe oya ryarariri bibera Nyarugenge se ryasohotse neza ese ko nabonaga ryari ryasohotse bakinjira noneho yagiye kubyina byabuzwa n'ikigusimba none akacakira nk'akaririmbo babyinaga ni mu muzi hariho nk'utubyino babyina bizunguza batya riko barivuyemo oya uko yizunguza agapira kakiyegeranya kakajya hagati y'amabere kakagwa muri ruhurura y'amabere hano noneho amabere agahita avamo hano kakagwa mu mukoki oya angaka ntabwo araka ariko ni muri ibi birori n'ubundi akandi ntabwo ni ibirori byo byari akandi nikagira imbavu iyi fashion yari ya mbere uyu we hasi arambaye nuko yari yirunzeho imyambaro y'ibihumbi noneho ako kantu ukuntu hano yatuzaniye wa wundi wari waturutse Kampala hano mu mbavu yageze gutya hano mu mbavu nta kiba kirimo noneho uko akunda akomeza byina wenda ashakisha nk'akantu baririmba ariko iyi ndirimbo ya Kidumu baririmba bavuga gutera yarimbanye n'umwana w'umuhungu ugeze kujya muri taska hano ndayibagiwe babidunda batya afite ukuntu bisimbiza amabere noneho kagapira kagahita kisanga kaguyemo ngo baraspininze ngo rirasota ngo n'abandi baramwigana noneho abandi babirebye bagira ngo niyo style bayakurayo ubwo ikisigaye niba bakajya bayazunguza oyi bayakura mu mwenda nk'uriya akagira cyagakurayo bayashyira hanze udupira tujyamo imbere ako shavuze ko burya nta birori tubona yewe ariko ayo ni amahano yaje i Nyarugenge ubwo rero ngafande yaje babajije noneho menye impamvu rero umuvugizi yavuze ko babyanze unumvishe no mu ijambo ry'umuvugizi ati mbivuze ndi umuvugizi wa polisi yabivuze n'umuvugizi wa RIB niko ubuyobozi bubibona wenda kaduvate kuri uyu mwana ntuza yakingirije umukondo we Janvier neza uyu wambaye ikoboyi urabona nk'aka gapira ni gatoya ashobora kwizihirwa agaceza ritaca munsi rigaca hejuru kuko inzira zose ziba zigera i Roma zose ziba zifunguye cyangwa baba bahoberana urabona ko haniga hagati yapfundikisha akantu k'intumane kakaba karahabutse mugenzi we bagira batya agashyiramo nk'urutoki atabizi ni mu ruturo niko bagita mu Kinyarwanda kakizitura ubundi ibere rikajya rivuga riti Kampala hari undi wari waje yewe uyu wo muri niwe wabishyuhije nyine urumva abantu babyinaga imbyino nyurugo yateye se wari watumiye se ariko ubwo afande yabibajije perezida aba bose baraza kubikora ariko atarabibaza abantu bose babonaga nk'ibyemewe oya abantu twarabaririye abantu baratatse ababyeyi baravuze inama zitandukanye abantu baravuze ku mbuga nkoranyambaga abantu baravuze bati ibi ni iki mwuka byawe bati bisibye u Rwanda abandi bati mu Rwanda ntabwo ari mu kirwa mureke turye isi hazamo contradiction rero kuko muribuka hari umudj Rukino akabyinira ahantu tukabyamagana abandi bati kuri stage kuri stage atandukanye no mu itorero gutandukana biratandukanye ariko icyambere gihari niki ntabwo uriya mudigi afite ikibazo iyo umuntu ajya kwinjira mu gihugu bamubwira amahame urabona ukuntu aba bakobwa bambaye ntabwo baca mu mujyi Katari Doha ntibikunda yabajya he oya ntabwo amahame abyemera niyo bari bujye muri za night club bagerayo bakambara batya bagenda birengejeho imyenda minini bagerayo muri night club akaba hari icyumba cyo kwambara bageramo bakiyambura bakambara ibijyanye n'aho bari ayo ni amabwiriza ko se utuntu duke turi kwitako rye utuntu tuyaga turaba turaba twita byemveni
ni nka kwa kundi ujya kwinjira mu nzu ugasanga agatapi kanditseho welcome. Yego nanone rata tuyaga batwibya akayaga abantu mbanze mbereka agatapi ka welcome. Karori nsangiye Nyarugenge hamwe ndimworo. Urabona aka kari hano kwita ko uyu mukobwa wambaye shokora karaba kwita bienvenue. We gafate nk'agatapi kari ku muryango kanditseho ngo injira. Nkaka kari nyansanga iwawe se. Murakaza neza. cyane murakoze. Ariko ibyiringiro bihari. Abaporotestante tuvuga ngo turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Yesu. Iyo tuvuga ku ya Satani gusa tuba twihebye. Hashimwe Imana ko perezida kiri Kagame. Nibura buri kintu cyose akibaza. icyo agerageje kubona akibazaho cyane. Niba minisitiri yaratubwiye ko yakibajije, niyo mpamvu aba bagabo baje kuvuga ibi. Ariko iyo abatari yakibaza ibi bintu biba biri nomo. Ndakurahira biba biri normal, biba bisanzwe, biba bikiri nomo, biba bikiri ubuzima. Nabyo kuvanga ibi bintu ntituzabyemera, ahubwo navuga ngo dusabwe kubyanga, naho kuvuga ngo byabayeho bahari. Hari ikintu Afande yavuze wenda ngo za TikTok bazagerayo ngo turabazi tuba tubabona kandi kuko barabazi kandi bamaze imyaka 5 ibyo bintu biba umuntu abwira abandi ngo nimuze tuwage runaka cyane bakavuza abantu bakavuza induru ngo nimuze dushwanyaguze. Undi akavuga ngo reka dutahe ngo ejo nzagaruka ngo mwandagaze ngo ku buryo na nyina mwanga. Iyo ni statement y'umuntu. No bya bitutsi twajyaga dutukana turi abana cyane cyane bishingiye ku babyeyi ku imwe mu myanya y'ibanga niho byari bisigaye. Vuga ngo mpangara ngo uhangare yagiye kuri TikTok. Wewe uri rega mpangara ngo uhangare umuntu byabaga birimo no guterana ubuse n'ibiki byo. Ariko byavuyemo ibintu byo guterana ubuse abantu baratonganye bararwana, abandi batera abandi toroma, abandi bacepfo baca ruguru. Ibintu biracika hano twabonye abarize ngo barareze barahogora bagira bate biracurika biracurura bitangira abantu bavuga dore izi nkundura zo gutukana no guhigana zahereye kera ku bwaho umuhungu Yago nawe arakara umujinya we yiremera ibye nabo barema ibindi gutyo gusa amahame nyine y'ubutabera ibyo atemera. Iyo umuntu abuze ubutabera akora icyaha ngo abone ubutabera, ariko ubutabera ntibubyemera. Icyanteye impungenge ko numvise avuga no mu by'amanayiti karabu. Night club haberamo ubwoma. None ugira ngo abo babaga babikura he? Ayo mashusho babayakuye he? Ibyabereye mu Night club byagiye hanze. Night club sano babyinira oya. Night club bayikoreramo iki busanzwe? Iyo umuntu yaka ibyangombwa avuga ko izaberamo iki? Night club no kunywa, kurya no kubyina. Ubu rero byararenze biba kurya, kubyina, kurongorana. Live tuzi kurongorana live muri Night club. Hariya ngo umuntu aba yicaye hariya abandi bagira hano muba mubyina n'undi hariya agira. Rome ibyo bintu bibera he? Bibera he ibyo bintu? Ndabizi ko hazi winjijisha. Urabizi ko hazira. Abayijijisha hamwe nagusanze waragiye ukora iki? Mujya munajyayo. Hehe simbizi icyo naze nuko barongoraniramo. Hehe ngo Rome hari mwavuga ngo aho muhurira. Icyo ntazi ni ibyo ngibyo ariko hano barambwiye ngo yagwara kwirenza. Ibaze nko kuba byonyine mvuze ngo byatangiye yagwataka nawe arahindukira akora ibye byataka abandi byonyine kuba mbivuze barambwiye ngo arakwirenza. Ngaho nyumvira urumva ko ibintu biteye uwo muco subwo twaba turi no kuvuga ngo umuntu akora ikintu ureba kidakwiye ukomeze umubwire ngo nibyo. Yago imbere ndamye tubanze turebe Yago yatatse arengana. Yago reka twakwemeza ko yarengana ariko yarataka. Umuntu utaka wese akwiye gutabarwa. Yago batamutabaye aravuga ati ibingibi nanjye simbyemeye reka nigende nanjye mpangane nawe arataka. Ikintu gihari rero yewe utaka wese sinemeza ko ababaye ariko utaka wese akwiye gusuzumirwa ko impamvu ataka. Ariko none Scovia nta muntu wataka ngo atakire kubusa nyine nta impamvu mbivuga ashobora gutaka ari we wari watatse noneho bamwataka kumva bamubabaje kurusha uko yatangiye. Ari nayo mpamvu usuzuma ari we umunyamategeko areba ninde wakoze ikosa. Ese ubundi guhera ku gihe cya Yago
kuki abantu batatse bashaka ubutabera oya bakabubura wowe nuko uvuze yago Hari n'abandi tuzi mbere hari nyine. n'abandi baje mbere n'abandi kera kuki batangiye bataka bashaka ubutabera bukaguma bukabura bukabura bukabera abayobozi bacu bamwe muri bo batangiye bavuga ngo ni bya bindi byo ku mbuga nta buriya bananiwe kumvikana ni bya bindi by'abantu ahubwo se kirya gihe ibintu bya bya bindi. showbiz babizagamo bari barabiretse barabiretse dusa naho dutuye mu kirwa cyari Oya, ikigega. ni bya bindi byabo koko abantu baratukana hano kuri Cyane. Twitter yatangiye ari insirimu ibaho abantu bazima bukeye tubona n'abarwayi niho bari birakomeza biraza noneho haza icyo cyitwa TikTok iyo noneho abo mu mahanga nijoro abari ku manywa yego hano twebwe ari nijoro iwabo bari ku manywa ngo nafandi yakivuze noneho aba hano bakarara bicaye aba hariya bo ari ku manywa bakora noneho kandi abenshi bo baba bari no gukora noneho hano nimugoroba abangaba bwacya mu gitondo ko barayeho bakirwa bahondoberaho kugira ngo bajye mu mirimo ubwabyo usibye no gutukana birangiza reka nongere ngusuhuze kandi nguhane ikaze nkwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi. Ni ibintu bitoroshe ntabwo byoroshye bavandimwe, ubu ngubu rwose ibintu byakajijwe cyane. Leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda buri kwibanda cyane ku mutekano, ubukungu ndetse n'iterambere ry'igihugu. Abakeneye umunyarwanda uri smart, ibyo nimba ivuga rwose mu byumve, hakenewe umunyarwanda n'umunyarwandakazi bari smart ku mubiri no mu mutwe. Ubu ngubu tuvugana inzoga z'ibyuma zirimo Kevanti, Kiwingu, Ingufu Gin Limited ndetse United Gin, American Gin n'izindi nyinshi cyane harimo nka Fimbo Gin. Izo zose zamaze kuba zakurwa ku isoko, aho abacuruzi benshi cyane bari mu marira kubera ibihombo batewe n'izo nzoga zahagaritswe. Ubu ngubu tuvugana uwo bayisangana rwose sinzi aho yafungirwa kuko na leta yakoze umukwabo uri kwamagana ibyo bintu. Ubu ngubu tuvugana rero nuko amakuru ahari na Bralirwa igiye kugenzurwa. Hari inzoga zo muri Bralirwa zigiye kuba zahagarikwa. Bralirwa harimo inzoga nyinshi, harimo nka Turbo, hakabamo Primus, hakabamo Mitsing n'izindi nyinshi cyane mushobora kuba muzi kundusha. Icyo nakubwira nuko rero izi nzoga nazo zigiye kuba by'ukuri zakorerwa icitwa check cyangwa se verification zikagenzurwa, harimo izizahagarikwa. Ubu ngubu ntabwo naza ngo nifate mbabwire amakuru nafitiye gihamya mbabwira inzoga babaye bahagaritse, gusa icyo wamenya nuko isaha ku isaha umunota ku wundi izi nzoga haraza gutangazwa amazina y'izahagaritswe muri Bralirwa. Rero ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iri kugenda ivugisha abantu benshi cyane, ni inkuru iri ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri murandasi. Aho ugeze hose niyo nkuru iri kuvugwa. Ntabwo byoroshye bavandimwe, birakomeye cyane. Nimbabwira ngo birakomeye mwumve ko bikomeye cyane. Bralirwa igiye kugenzurwa. Ese ni Mitsing izahagarikwa, ni Turbo, ni Primus se cyangwa se n'izindi zitandukanye z'uruganda rwa Bralirwa? Reka tubihanga amaso. Gusa izitwa Kevanti, Kiwingu n'izindi nzoga z'amarikeri zabashije kuba zahagarikwa. Nk'uko rero byatangajwe ko Bralirwa nayo igiye kugenzurwa, reka tubihanga amaso twibaza utese ni izihe nzoga zirasigara ku isoko ry'umurimo. Ubwo bavugaga ko izi nzoga z'ibyuma zahagaze, abantu benshi ntabwo babyumvishe, abandi bigiza nkana ati wapi ntabwo twazireka. Ariko guys, itegeko rirushibuye kuremera, ndabisubiramo, itegeko rirushibuye kuremera, kandi ushaka amahoro aratuza. Rero nazo nizihagarikwa nuko uzireka, kuko ikitemewe nyine ntabwo kiba cyemewe. Nta mpamvu yo kwirirwa ujurira rwose. Ubwo nuko leta y'u Rwanda iba yabonye ko ibyo bintu bitujuje ubuziranenge. Reka tubihanga amaso rero twibaza utese ni izihe nzoga zigiye guhagarikwa. Abakunzi b'inzoga yitwa Mitsing, Turbo na Primus ari benshi, ese nizihagarikwa bazanywa iki? Ni igikoma se cyangwa n'amazi? Bizagenda bite? Reka tubihanga amaso nkubwira ngo uyu muyoboro wa Gaheze Chess TV niho tunyuza inkuru n'ibiganiro update. Amakuru niho wayasanga kandi ku gihe. Turagusaba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ube active kuri uru rubuga.
bityo ubumwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro ujye ubonera inkuru ku gihe ndetse n'ibiganiro twa uploadinga. Wakoze cyane wakaze subscribe nawe turayikora iki nicyo gihe kandi wika gutayipinga muri comment igitekerezo cyawe. Mwakoze cyane kubana natwe.